umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro wa Yesu wake wake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro wa Yesu wake wake, imbaraga z'Imana zake zake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake mubera, umuriro w'Imana wake wake, umuriro wa Yesu wake muri twe, umuriro w'Imana wake wake, igicaniro c'Imana cyake cyake, umuriro wa Yesu wake wake, umuriro w'Imana wake wake, mw'itorero ry'Imana wake wake, mu mfubyi n'abapfakazi, umuriro w'Imana wake w'imbaraga, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wongere wake mubera, umuriro wo gusenga, umuriro w'Umwuka wera, umuriro w'Imana wake wake we, imbaraga z'Imana zake zake, imbaraga za Yesu zake zake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake wake, Yesu wacu Yesu, umuriro wawe wake wake, umuriro w'Imana wake wake. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya 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 haleluya, Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Dutangiye kuri korasi nziza, umuririmbyi yavuze ngo umuriro w'Imana hore wake 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 wake. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kubasuhuza mwese mudukurikira ku ijambo ry'Imana kuri channel Gutabarwa n'Imana TV. Imana ibahe umugisha mu bihugu bitandukanye mugenda mwumvukira imwe cyangwa ururimi rw'Ikinyarwanda bitewe nuko uvuga ngo ururimi. Imana ibahe umugisha mwese mugenda mudukurikirana mu bihugu bitandukanye, tubaho umugisha w'Imana usumba byose. Turabashimiye mwese mu gihugu cy'u Rwanda, turabashimiye mu ntara zitandukanye mu Majyepfo n'Amajyaruguru, kandi twihanganisha bino bibazo no mu makuba. Imana isumba byose bagire neza, haracyari ibyiringiro n'igiti cyatemwa cyo kigashibuka, bari mu bibazo bitandukanye, bari mu burwayi, turabakomeje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Imana ibubake bagire neza, abarwayi bari mu bitaro bitandukanye, Yesu abakize mu buryo butandukanye, abari mu kwa muganga baseze ngo bagende bapfire mu rugo, hagiye indwara zinanira kwa muganga, bavuga ati rero mugende mutegereze urupfu mu rugo. N'abaganga byabacanze ntako baba batagize, ariko mu ijoro hari Imana imbaraga z'umuntu zirangirira n'izaho Imana zitangirira. Imana ihimbazwe. Ahataboneka ubuzima, Imana itanga ubuzima. Rero wongere ugirire icyizere ijuru, Imana isumba byose iracyakora. Ntumve yuko benshi bagutaye bapfuye nawe uvuga ngo ndabyuka mfa. Mu ijoro hari Imana ikiza, hari Imana ikiza, hari Imana ibohora, kandi wongere utumbire ijuru. Imana igira neza. Imana ihimbazwe. Rero twifurije abo muri Canada umugisha w'Imana, mu bihugu bitandukanye mu Bubiligi mwese Imana ibahugire neza, abari mu Sweden Imana umugisha wigire neza, aba Uganda Yesu abaho umugisha, mu bihugu bitandukanye muri Kenya Imana ibaho umugisha. Imana isumba byose yo mu ijuru ibakomeze mu mbaraga zayo, muri Amerika mu nshuti zacu mugende mudukurikirana mu ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza, ibagire neza, yongere bagure mu byanyu, haba mu by'agakiza no mu buzima. Yesu abagure bagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abatakaje ibyiringiro ko nta buzima, nta nzira zihari z'ubuzima, Imana igitanga ubuzima, Imana igitanga ubuzima. Ahatari inzira Yesu acisha inzira. Imana ihimbazwe. Rero dutangiye kubona ibyo mwiza, ariko reka tubanze dushima Imana. Wavuga ngo umuriro w'Imana wongere wake, igicaniro cy'Imana cyongere cyake. Reka dusenge dushima Imana, muri tugaruka ku ijambo ry'Imana. Narabwiye ngo nakagaruka mu ijambo ry'Imana isumba byose, ariko Imana ihimbazwe. Twongeye iminsi yo kuba kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe mu ijuru, Imana ibishimirwe cyane. Yongeye kuvuga ibyanditswe byera, aba ari igitangaza gikomeye, igitangaza pe,
Yesu ni igitangaza ko yanyishije rezonema. Umwuka we wera niwe ujya unyobora we, azangeza mu ijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko handusha umutima. Ndasaba Uwiteka ngo azajya anyobora we, ngo ntawe ntatinda kunyumva. Imana imbaza. Igitangaza pe, igitangaza pe. Yesu ni igitangaza ko yanyijije Solimando. Umwuka we wera niwe ujya unyobora we, azangeza mu ijuru amahoro we. Abari mu mikombe, ariko Imana ihimbazwe. Abari ku misozi, muhumure, Imana igihindura amateka. Ngo nyura mu mataba, aho hose niko handusha umutima. Mbese ubuzima bwose urimo ibigeragezo, ariko mu ijuru Imana isindi ibigeragezo. Imana ihimbazwe cyane. Reka dushime Imana, dusenge dushime Imana yabanye natwe ikabana natwe. Mwebwe mwumva ijambo ry'Imana, muduteze amatwi aya masaha. Mana nziza, Uwiteka usumba byose, uri Uwiteka ibihe byose, uri Alufa na Omega, uri itangiriro n'iherezo, niwe byiringiro byacu, ubuzima bwacu n'ubugingo. Imana ihimbazwe. Sherimando, tuguhe ikaze Mwami Yesu Kristo, ubwiza bwawe tuganze, cyaduheje n'imbaraga z'umwijima mu birere bine katika Yesu Kristo. Ndakwinze Mwuka wera ugaragaza imbaraga zawe, umuriro w'Imana wore waka muri twe, gicaniro cyane kikazima muri twe. Uwiteka himbazwa. Ngo tuguhe ikaze, turagushima ko turinze tutari beza imbere amaso yawe. Warinze Abanyafurika, urinda Abanyaburayi, urinda abazungu n'abirabura. Uhimbazwe kuri Imana isumba byose. Ngaho amaraso yawe natweza utunganye, kuko tudakwiriye imbere y'amaso ya Nyagasani. Tuguhe ikaze mu ijambo ryawe, ngubane natwe Nyagasani, kandi yimbuze ijambo ryawe rigera kuri benshi, rize guhembura ubugingo bwa benshi, ritanga imbaraga mu bugingo. Ndagushimiye ngo kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Kwa turimo gushimira Imana yabanye natwe iminsi itambutse, niyabanye namwe, yo mu ijuru isumba byose himbazwe. Igishoro cya mbere ni umwuka umuntu ahumeka. Iyo umuntu agihumeka byose birashoboka. Iyo umuntu agihumeka ubuzima bwose waba burimo bwahinduka. Iyo umuntu agihumeka uri mu byaha wakizwa. Iyo umuntu agihumeka urwaye wakira. Iyo umuntu agihumeka ari umukene waba umukire. Kandi umuntu agihumeka ari umukire yarishyize hejuru ya umukene. Niyo se tubayemo. Ariko Imana Data twese mu ijuru iduha ubukire bwo mu ijuru bukomeye bw'agaciro. Naravuga ngo ubwisi bwo buratumuka nk'umuyaga ugenda, kandi nta muntu ufata umuyaga ngo awushikire. Niko ibyisi bimeze. Rero dushima Imana yabanye namwe, nubwo hari benshi bari mu bibazo bitandukanye. Imana ikomeze ibambika imbaraga, ibagire neza. Mutumbire ijuru gusa, kuko ari umurengezi mwiza. Imana ibihimbazwe. Rero umunsi tuganira ijambo ry'Imana duteguriye, ijuru ryateguye neza uyu munsi, ryategura ibihembura ubugingo bwacu. Nge nawe neza amatwi kugira ngo twongere tugire ibyiringiro mu ijambo ry'Imana. Uvuga ngo amen. Abakurikiye ibiganiro by'inzozi, natanze ibiganiro igice cya mbere cya kabiri, tugenda tubona Imana ibaha umugisha. Barota inzozi zidasobanutse mujye muduhamagara cyangwa mutwandike ku numero iri kuri iki kiganiro kuri WhatsApp. Mutwandike inzozi muba mwarose kugira ngo mugende mumenya gusobanukirwa ibyo muhura nabyo, cyangwa ibyo Satani agambira bibi kuri mwebwe, cyangwa umugambi Imana ubariho kungana. Kuko Imana ivugira mu nzozi, mu nzira zitandukanye, ikavugira mu ijambo ryayo, ikavugira mu hanuzi bayo. Imana ica mu nzira zayo zitandukanye, haba mu nzozi, mu ndoto, mu mayerekwa. Rero itabisobanukiwe ushiduka Satani akurangaje. Rero wadusobanuza, Mwuka wera aracyakora kandi azahora akora iteka ryose, ntajya ananirwa. Abantu tujya tunanirwa, ariko Imana ntinanirwa. Muri ibyo yavuze ngo yasinzira twashira. Imana ibishimirwe rero ko riturinze amanywa na nijoro. Reka rero tugiye kuganira ku ijambo ryiza rifite intego rivuga ngo igicaniro cy'Uwiteka ntikikazime muri twe, cyangwa igicaniro cy'agakiza ntikikazime muri twe. Imana ihimbazwe cyane. Niyo ntego tugiye kuganiraho uyu mugoroba w'umugisha, ngo igicaniro cy'Uwiteka cy'agakiza ntikikazime muri twe.
kuko abantu Satani yarabashimije, agakiza mu bantu karakamutse karazimye, ariko mu ijuru hari Imana. Reka dusome igitabo cy'Abalewi, ibice 6, duhere ku murongo wa 5, twumve icyo Imana ivugana natwe, ukuntu tugomba kugira igicaniro cy'agakiza gihora cyaka buri munsi, kuko igicaniro cyazimye ibyaha biba byinshi mu bantu. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umurongo wa 5, ni Abalewi ibice 6, umurongo wa 5, mujye munihisomera rwose, biba byanditse, ukunde gusoma Bibiliya. Nicyo cyo kubika ijambo muri wowe, nubwo ijambo rimo kurica cyangwa ryatowe ko ugomba kwica ijambo ry'Imana, ariko ntago bazaca Yesu. Nubwo bahindura Bibiliya ntibazahindura Yesu, nta nubwo bazahindura umugambi w'Imana. Rero bazaruhira ubusa. Ngaha nguko Inoko umurongo wa 5 havuze ngo umuriro uhore ku gicaniro ubohore waka, ntugasinzire. Umutambyi ajye ashyiramo inkwi uko bukeye, wazishizemo igitambo cyoswa igice cyose. Imana himbazwe cyane. Umurongo wa 6, umuriro wake ku gicaniro urudaca, ntukasinzire. Imana himbazwe cyane. Reka twongere dusome igitabo cy'Abami, ba kabiri ba mbere, Abami, igitabo cy'Abami, ariho dusoreza rwose. Dusome igitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 18, umurongo wa 30, tuze no guhera no ku murongo 36, dusoreze ku 28, kumva icyo maruvugana natwe. Haravuze ngo Eliya aherako abwira abantu bose ati, nimunyegere. Bose baramwegera, basana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Murabyumvishe? Cyari cyagiye gute? Cyarasenyutse. Ndahera ko Satani nawe atagusenya. Ibisenya abantu ni byinshi. Cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12, uko umubare w'imiryango wa bene Yakobo, umugaragu ari we ijambo Uwiteka yagezeho riti, Isirayeli we, ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka. Imana himbazwe cyane. Murongo wa 36, turi mu gitabo cy'Abami cya mbere, murongo wa 6, murongo wa 36, haravuze ngo nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cyoswa cyane mugoroba, Eliya ahamagara Eliya umuhanuzi, yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana uyu munsi imenyekane ko ari wowe Mana Abisirayeli, kuko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose mu ijambo ryawe. Nyumvira. Uwiteka bumvira mu izina rya Yesu. Uwiteka aranyumvira kugira ngo aba bantu, Uwiteka nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Imana igurura imitima ya benshi yagiye. 38, uwo mwanya umuriro w'Uwiteka umanuka utwika. Imana itwike mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana. Igitambo cyoswa cy'inkwi n'amabuye, umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi. Haleluya, bikubita hasi. Imana ikubita hasi byisheje mu izina rya Yesu. Bikubita hasi. Bose
hasi baramya baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Muvuge ngo amen. Naye magambo y'ijambo ry'Imana tuyoganiraho Yesu aduteguriye umunsi. Nge nawe nteze amatwi ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Turi ku ijambo rivuga ngo igicaniro cy'agakiza gihore tucyaka muri twe. Muri twe. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Ngaha ngoko. Nuko igitabo cy'Abalewi, Mose na Yosuwa, Imana yababwiye ko bagomba gutamba ibitambo cyosejwe. Abalewi nibo bemeye kuba abatambyi, nibo bemeye kuba abatambyi w'umurimo w'Imana. Imana yabahaye kondisiyo ko bagomba gukora umurimo wabo w'Imana neza. Imana ihimbazwe. Nuko Imana ibwira Mose ati tegeka Aroni n'abana be ati iri tegeko ry'igitambo cyocejwe. Ubwo ni umurongo wa mbere, ibice 6 by'Abalewi. Titira avuga ngo babwiriza abatambyi ibitambo byocejwe, gushyira ibitambo byocejwe. Nuko Imana itegeka Mose na Aroni ko bagomba kubwira abatambyi ko bagomba gutanga ibitambo. Ariko ibabwira ikintu gikomeye, ngo igicaniro cyayo gihore cyaka ntikikazime. Haleluya. Cyangwa ntikigasinzire, umutambyi akajya yongeramo inkwi. Inkwi zisobanura gusenga, nayo basobanura mu byeke n'inzozi gusenga. Rero abantu igicaniro cyo gusenga mu bantu byarazimye, kandi yari imigambi ya Satani. Hari abajimijwe n'ibigeragezo, hari abazimijwe n'ibyaha, hari abajimijwe n'amakuba. Ibintu byajimije abantu ni byinshi, ntabwo wabirangiza. Ariko lesinema Imana yatubwira ngo igicaniro gihore cyaka. Mu gihe cy'Abalewi abatambyi bogeragamo inkwi kugira ngo boneho baza koheshereza imibavu y'Uwiteka. Rero natwe umubavu wacu ni amasengesho, tukavugana n'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Ubu abantu kuvugana n'Imana Satani asigaye batuburira. Kubera iki? Bari gusenga y'amasengesho y'inikize, y'amasengesho y'ubwibone, y'amasengesho numva icyo Imana ivuga nta ntego ihari, ariyo gushaka ibyiza gusa. Ayo rero ni ay'abadayimoni. Amasengesho Imana ibamo ni amasengesho afite intego yo kugira imbaraga z'Imana zo gukiranuka. Ni Imana ishatse kuvugana nawe, ivugana nawe utayibwirije, kuko Imana ntabwo bayibwiriza kugira ngo ivuge. Iyo umuntu yaje imbere y'Imana n'umutima wose uciye bugufi, ashaka mu maso y'Imana, ivugana nawe. Ariko iyo yigize ba nyina ndabizi rero irakwihorera nyine. Kwereka yuko mutanganya amashuri, mutiganye, mutangana n'ubwenge. Kwereka ko utayiyoboye ariko igomba kukuyobora. Ng'umuriro uhore ku gicaniro, uhore waka, ntugasinzire. Ubona Satani yarabasinjirije ku buryo wumva ngo iby'Imana ntacyo bimaze, ibyo gusenga ngo ntacyo bimaze. Kubera iki rero? Ni ubuhenebere bw'abadayimoni bwateye mu bantu. Iyo abantu bazimye mu isi y'umwuka, bakora ibyo Satani ashaka, baba bajya mu mugambi w'umwijima. Ariko iyo abantu bafite imbaraga z'Imana, basenya ibihome byinshi bya Satani. Ariko iyo abantu bazimye, Satani yabonye urwaho. Imana itugire neza. Abalewi rero bagira igihe cyo gucana igicaniro. Imana ibwira Mose ngo bwire abatambyi bongeremo inkwi, igicaniro ntikigasinzire, ntikikazime, gihore cyaka buri munsi. Mwene data, uko watangiye niko ukiri. Ntuze kumbesha rwose, na imbaraga zaragushiranye.
haraho nasomye ijambo rivuga ngo Mana utugarure ibihe byacu ni mu maganya nk'ibihe bya kera twahoranye. Mana tugarure ibihe. Abantu batakaje ibihe by'Imana, abantu batakaje ubusane bwa Yesu. Sharabonefo, Satani yibye abantu benshi ubusabane bw'Imana mu bantu, abatega imitego itandukanye myinshi, ariko Imana igaruka ku bantu bayo mu izina rya Yesu. Tugire neza. Haleluya. Abarewe bagira inama, mutambye umwe w'umurewe ngashyiramo inkwi yongeramo inkwi, mbese yongera imbaraga zo gusenga. Beria zomi kire boshayimando zebisekota. Haleluya, haleluya. Abantu barazimye, mu bashumba barazima, muhanuzi barazima, mu baririmbyi barazima, mbese mu ngero zose benshi barazimye ntibacaka. Aho noneho baciye mwuka wera, habaze umuntu muzaca Imana muzagira amahoro koko? Umuntu yaca Imana ngo nta Mana akeneye akazagira amahoro? Mwuka wera ni Imana, kandi Imana umwuka wera. Rero abantu Satani yaba yabeje ngo mu mashuri y'isi, amashuri se atarimo Imana amaze iki? Ntacyo amaze. Wewe warataga diplome rihangane rwose ntacyo urata imbere ya Kristo. Biraba ngo uwirata yirata izina ry'Uwiteka, biranditse. Kandi umuntu ababwiza ukuri mukazamura amazuru. Biranditse. Ariko burya umuntu wishinze ibyaha n'amakosa y'umubwije ukuri ararakara kukurusha. Uzarebe ingwe yakuriye umwana urayikubita ahubwo igashaka kurya ari wowe kakurusha uburakari. Rero iyo abantu hano mu isi, iyo abantu bari mu by'amakosa mu mahano, iyo babwije ukuri bakurusha uburakari. Aho kugira ngo bigire inama guca bugufi bahita barakara. Kurakara se bizamara iki? Ko ntacyo byongera, ahubwo ko bibateza akaga k'abadayimoni. Rero mbivugiye iki rero? Abatambye igicaniro cy'Abalewi cy'Uwiteka iyo cyazimaga byabaga ari akaga katoroshe kuri bo rwose mu iteraniro. Ihema ryabo habaga amatabaza ahora yaka, matabaza arindwi. Imana ihimbazwe cyane. Rero muri kino gihe amatabaza y'abantu yarazimye, hasigaye amatiku n'intambara, inzangano n'ibindi, n'inda nini, n'ubwibone, kwishyira hejuru nibyo byose, no kwibona pe, no kurobanura ku butoni, ibyo nibyo byeze gusa mu bantu. N'amadini menshi ngo sawe ngo mvuye i Burayi se biramara iki? Abantu barakizwa n'ibiki? I Burayi se ni Sodoma n'Igomora mu ruvuye ngo ni Burayi? Mukagira Imana. Ngo ubu nazengurutse ibihugu byose byamaze iki Yesu? Hari abantu bacishwe ku bwawe n'ibiki? Uwirata yirate Yesu, naho ibindi byose ntacyo bivuze. Ugasanga umuntu ngo uriya muntu ugiye wamvuze ngo nahita mwemeza sha, ngo nta mikino ngira ngewe mwene wacu ushaka kwa runaka, ngo nahita mwereka. Ngo kandi arirasana umuntu w'umugabo udasanzwe, cyangwa n'umudamu, ko narimo kwirata ibirwi by'amahano by'iwabo, kwiwabo ntawe ubakinisha. Mwokagira Imana. Iyo igicaniro cyavuye mu bantu, iyo agakiza k'imbaraga kavuye mu bantu, birata iby'abadayimoni gusa. Bakirata imbaraga z'umwijima, bakirata ibyaha byabo, bakirata amahano yabo, nibyo birata gusa. Kandi ibyo birimbura abantu, ntacyo bimara ubugingo bwawe n'ubw'abandi. Imana ihimbazwe. Eliya rero, Eliya abwira Yezebeli na Ahabu, aravuga ati igihe mwasuzuguye izina ry'Uwiteka, munyaga abantu b'Imana, bari bafite abahanuzi 50. Yezebeli yarabanyaze, abantu baranyazwe na Satani. Bari abantu Yezebeli yarafite bahoraga bakora Uwiteka, ariko Eliya agira ishaka. Abantu babuze ishaka kabisa. Nugize ishaka baramucecesha ngo we ngo wizangahesha.
ariko kagira Imana shaka kazabaza ntabwo muzagakiranuka ku Imana pe. Eliya ahamagaza Ahabu na Yezebeli ku musozi Karumeli ngo Eliya asana igicaniro cyo Isiraheli cy'ubwoko 12 bw'Abisiraheli. Yezebeli yarasenye ubwoko bw'Abisiraheli, baragiye gusenga Bayali na Shitiroti. Ariko Eliya agira ishaka aravuga ati Imana yacu yavanye abasokuruza muri Egiputa, ikabambutsa inyanja, ikabambutsa Yorodani, ntago natuma isuzugura kangana gutya. Eliya abwira abantu bose ati muzahera mu nganga kugeza ryari, ya mwashatse mugakora Uwiteka cyangwa Bayali, ngo baraceceka. Niba muri kiregira abantu se mwavuye mwa Satani kwa Nyabingi mukaza mukakira Yesu, ngo bagaceceka, kuko bakunze Satani bagakunda ngo na Yesu, ntago bizavamo rero. Bagakunda abapfumu bagakunda ngo na Yesu, ntago bizavamo. Hari bidasangirwa, nta bwami bubiri bubana, ntago bikunda, ngo ntawe ukeza abami babiri. Nuko Yezebeli atumiza abahanuzi bose i Karumeli n'Abisiraheli bose. Eliya ngo nimuze tugarebe Imana ya nyayo, yaba ariyo Bayali cyangwa Imana yo mu ijuru. Irasubiza umuriro aba ariyo Mana. Imana ihimbazwe cyane. Eliya yasenye igicaniro cy'imbaraga z'Imana, Yezebeli yarasenye mu bantu. Rero Imana igusane kuko warasenyutse mwene data. Satani yaragusenye, magambo yaragusenye, zangano zaragusenye, ubugugu bwaragusenye, bwibone bwawe bwarakumaze, byaha byose nakubwira byaragusenye. Imana ikubaka mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa mushumba warasenyutse, Yezebeli yarakumenaguye. Nuko Yezebeli ari daimoni, murabizi mwebwe. Habaye izina ryitwa Yezebeli rya daimoni. Rero Eliya bara ku musozi Karumeli, Yezebeli ngo abahanuzi babaye barabanza baricebagura. Barabarira bagati Imana yanyu yazindutse, barya ku mubyimba. Hari baricebagura abahanuzi babaye barasenga biranga. Yewe data we. Abapfumu mujyamo hagiye bizanga paka. Hagiye bizanga n'ubundi bizahora byanga iteka ryose mu izina rya Yesu. Baricebagura. Eliya asenga isengesho ngo Mana nzi kunyumva kubwo abantu bangose. Vuga ko nta n'amasegonda 25 yabaye. Imana imana umuriro kare. Eliya yakoze ikintu Imana ishakana n'ubu muri kino gihe, kuko abantu bakoreraga Uwiteka benshi bari mu bapfumu, mu barangi, henshi hatandukanye, henshi cyane. Baje gufukamira Bayali, gufukamira abadayimoni, ariko ntago Imana izabyihanganira. Narabwiye ngo 2-3 mugo gumugabo nagaci nagasuzuguro, ntago Imana izahora ibirebera paka igiye kuzamanura umuriro. Hacu wambaye murajyahe kwijuru ritabaye we, bose babireba tuzashima Imana. Haleluya. Ngeriya jambo ryaryoheye ajya mu gicamunsi cyane mugoroba, ubwo hafi mu saa 9 kabisa. Nuko yegera ageze igihe cyo gutamba igitambo cyane mugoroba, umuhanuzi yegeye igicaniro aravuga ati Uwiteka Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, uyu munsi menyekane ko ari wowe Uwiteka. Mwene data utuye, Imana biramenyekana cyangwa nta ikimenyekana. Erega Imana ikorera mu bantu bayo nkuko Satani akorera mu bantu Imana yiremeye, akabahinda ibikoresho bye. Imana kuri uwo musozi utuyeho iracyamenyekana cyangwa yarazimye? Hazima wowe ntihazima Uwiteka.
utaza kubyumva nabi, kuko ntawe wazimya Imana ngo bikunde, ahubwo abantu Satani yabajimije imbaraga z'Imana muri bo, kuko Yezebeli yarabahondaguye, yarabamenaguye, none banasigaye pe no gusenga ku cyumweru. Reka da, barasenga ariko byaranze. Rero Imana isumba byose igaruka mu itorero ryayo. Haleluya, haleluya. Rero Eliya avuga ijambo ryiza rikomeye, ariko numve ngo rikomeye. Aravuga ngo Uwiteka, nzi ko wanyumvaga, ngo kubwo abantu bangose. Yaragoswe n'abantu bamutegeje kamwara, yaragoswe n'abadayimoni ba Yezebeli, yaragoswe n'ingabo za Yezebeli, agoswe n'abaturage b'e Yerusalemu. Haleluya. Eliya ntabwo abikoze mu izina rye, yaravuze kubw'izina rye umwami, kubwo abantu bangose. Muri kino gihe rero abantu basigaye bakora mu izina ryabo, ntibizakunda. Rero izina ry'Uwiteka ryabuze icyubahiro muri wowe, ntuzashake icyubahiro ahandi. Imana yagira ngo igaragaze imbaraga zayo kurusha iza Yezebeli cyangwa iza Satani. Ngo umuriro amanuka utwika icyo gicaniro urakongora. Rero Imana iduha imbaraga zikongora mu izina rya Yesu, zikongora imikorere ya Satani, ibitero bya Satani mu izina rya Yesu, bikongore ubwibone bw'abadayimoni, bikongore ibitambo by'abazimu abantu bagiyemo. Yesu yongera agarura umuriro mu itorero ryayo. N'abakigerageza basigaye bajejecesha, ntabwo byemewe, urahanura wigiye hesha. Mpamvu Satani ari ku ntebe ariko agakira Imana ngo urahanura wize. Iyo abantu bagenda rero gukorera Imana n'amashuri, ni akaga toroshye bazizanira. Imbaraga z'Imana n'amashuri, habanza Yesu ntihabanza amashuri. Kwiga ni byiza, ariko kwiga hatarimo Imana yeba mbese bimera nk'ikisi, nukurira ubusa, niko gosora mu rucaca. Byose ni hahandi. Yego isi iranezerwa ngo ngo dufite umunaimanite rwose yasoma by the way ibya bindi bya misige mwarateye muvuga ibi. Ariko Gehinomu irabategereje cyane, kuko atari umwuka w'Imana haba Satani. Nuko bigenda, komba kuzamubimenya neza, mukabyumva neza, mwabyemera mutabyemera. Ahatari umwuka wera, Satani aba yicayeho. Yego, waba usengera mu rusengero umeze rute, waba rwaramamaye, waba ufite amashami yose ku isi, ibyo Yesu ntabyitaho. Ahatari Yesu hicara Satani. Biravuga ngo nimwegere Imana, Satani azagira gute? Azabahunga. None muri kino gihe mwegeye nde? Ngo za diporome. Wa data we. Mwige mushire n'Imana imbere. Nimushira amashuri imbere kurusha Yesu, ndabasezeye. Unyagana navuze ngo ujya gusiga ndamurinda. Eliya ntiyavuze ahangaha Icyongereza, niyo yari kugisengamo, yari gusenga mu izina rya Yesu. Ntabwo ari iki kigo yizeho. Yahamagaye ijuru imanuka riratwika. Ntabwo Yezebeli we kumurata ngo ngo mvuye kwiga Irake ngo mvuye kwiga ahangaha. Ibyo byose biramureba. Nuko abadayimoni barusha amashuri mwebwe n'ubwenge. Dayimoni bafite ubwenge burenze n'ibyo utekereza wowe. Rero icambe igicano cyabuze mu bantu, igicano cyabuze mu itorero ry'Imana, Satani aba yicayeho abakingurira ati murakaze neza, murakaze neza, karibu, mbaho ibyanjye. Abarewe bashizemo inkwi baracana. Eliya asana igicaniro cy'ubwoko bw'Abisiraheli. Yezebeli yarabazengereje.
umuriro w'Imana wavuye mu bantu abahanuzi barayobotse abantu bayobotse Satani pe bayoboka ibigirwamana, ibyo bituzaniye akaga mu isi. Bayoboka inda zabo kubera kutanyugwa, bayoboka za Nyabingi na za Njyangombe, ngo imana zahe. Nta bihugu bidafite imana by'ibigirwamana, ntayibaho, nta kibaho. Ibihugu byose byo ku isi bifite imana bisenga, atari yo mu ijuru kandi nubwo atari bose, ariko abenshi ni ibigirwamana gusa. Kandi mu kuva aravuga ngo 20 habonye ishano umuntu uzapfukamira ikigirwamana kibajwe ishusho yo mu ijuru cyangwa iyo hepfo kuzimu. None mujya mubona ibishushanyo bashushanyije abantu, ibya Mariya, ibya Yesu, ibyande byose, kandi babyikubita imbere bakumva nta n'ikibazo bafite, ariko kwegera Imana kandi byanditse ko ari akaga. Kavuga se ubwenge bw'abantu bwagiye, ntabe no gukabakaba ngo barebe koko n'intoki ze babwira ibyo barimo ko bitemewe. Igicaniro cy'agakiza ntikikazime muri twe. Mwene data ntago wazimye, oya ntiwihagarareho, kuko turabizi ko abantu ikiremwa muntu guhera na kera cyihagazeho cyane. Nowa bazi nk'ujya imyaka 20 arabwira abantu ati umwuzure uratumaze, imvura igiye kuturimbura, ati wagisazo ntabyo uzi. Baramuseka, baramupinga, inyamaswa zumvira Imana, ibikururuka byose inda mbese zumvira Imana, ariko ikiremwa muntu kiratsimbarara kirenda girimburwa n'amazi. Kubera iki? Satani yagiye mu mutwe y'abantu abashyiramo amakode agafunga ubwonko samples, urufunguza akarujugunya. Yo Satani agufungirana mu bwonko bwawe, urufunguza akarujugunya, kuko bagira ngo uzapfe burundu uhagaze. Ariko Yesu abafungura, kuko mwaraboshwe. Umuntu mubwira Imana mukabipfa, kavuga se ja uranziza ko nkubwiye Yesu kare yakuremye wayumviye. Kibe Imana byanyu by'abarokore by'abasazi, ariko umunsi tuzaza tugasara ku ijambo muzajyayo. Ngo kumusarisi asara akagwa ku ijambo, umunsi tuzasara ku ijambo rya nyaryo mwanze muzajyayo. Banze mbabaza. Biraba ngo nta rindi zina rigomba gukirizwamo atari irya Yesu. None murebe abantu basenga badasenga Yesu kuno bangane hafi isi yose. Basenga mu yandi mazina runaka. Ureba akaga. Ariko Imana idufashe mu izina rya Yesu. Eliya umuriro w'Imana uramanukura kongora igicaniro cya Yezebeli n'abahanuzi 150 ngo bikubita hasi bubamye. Ariko Imana himbazwe we, babona imbaraga z'Imana Eliya zirakaze kurusha ibigirwamana byabo, ngo bikubita hasi ibyisheje imbere ya Kristo byose Imana ikubita hasi. Kandi biravanga amavi yose azapfukamira izina ry'Uwiteka, mwabyema bitakunda bose bazapfukamira. Ahubwo pfukama hakiri kare, wayimenyereza, jya ukora imyitozo yo gupfukamira Imana hakiri kare. Kandi ikigusetsa, abapfukamira ibigirwamana ni benshi, ariko abapfukamira izina ry'Uwiteka ni bake. Uwo munsi urubanza rero bose, ukize bo udakize, uzi utarize, bose abakowe n'aboroheje bazapfukamira izina ry'Uwiteka, kandi ntawe uzabinginga. Ni deregite. Ureka ubu ngubu Imana itwinginga ikadutetesha, ikatwinginga ikaducikira. Uwo munsi nta kwinginga kuzahaba. Uzibwiriza. Reka mbaze mbabaze, abasirikare ndabakunda cyane. Hari wabona umusirikare abwirizwa ngo aterere fande isani. Reka da, umusirikare aribwiriza kwita atera fande isani ngo ndiye bwana. Akahita muterera isani ntawe umubwirije, kuko niko bimeze, niyo myitozo nyine, niyo mahame.
yo gutera fande isaruti biba byarakugiye mu maraso kahita ukunza amakofu nyuma kandi neza cyane. Rero n'umunsi wo gupfukamira izina ry'Uwiteka nta kwinginga, ni automatique hasi. Waba utayizera ko iriho uwo munsi uzayibona nyine. Hazacu wambaye. Haleluya, haleluya ariko. Rero Eliya ngo abantu bose bikubita hasi amaze gusenga, umuriro w'Imana umanutse. Igicano cy'Uwiteka kiraka, umuriro w'Imana uramanuka. Baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, naho ibindi byose ni ubusa. Niho twatangiye umurindi uvuga ngo umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana we wake wake we. Umuriro w'Imana tugarukemo bundi bushya mu izina rya Yesu. Shi eta meni yazo, umuriro w'Imana tugarukeho. Abadayimoni bayobora insengero, aho abarozi basigaye bayobora amateraniro, abarangi bakayobora iteraniro. Haba bidateye isoni koko? Urusengero ruyobwa abantu bari umwaka imyaka ingahe bayobowe n'abadayimoni. Abantu barazimye, ibicano byarazimye. Kera nta muntu umurozi cyangwa umuntu uyoborije abadayimoni njaga mu rusengero rw'Imana, reka da yanyura heze n'imbaraga za Yesu, ariko ze zive hehe? Abantu bimitse ubupfapfa n'ubugoryi, bimika ibyubahiro n'amashuri adafite cumi na rugero, bimika ubwibone bwabo ngo n'ubukeye budafatika budahari. None Satani ahita avuga ati murakaza neza. Bareka mwuka w'Imana barata ibidafite umumaro, ngo barize ibikize. Kuwiza karomenye Yesu. Mashuri atarimo Imana ko byose ari ubusa. Kwigaburira atangwa n'abadayimoni. Umuntu yaguhiga ugasanga intoki no mu maso ye n'akadayimoni, ugasanga n'urusimba rurimo kuguhigabura, ugasanga abantu bahindutse ibinono, wasenga ugasanga ntabwo ari abantu bahagaze n'ibinono. Rero abantu Satani yarabinjiriye ku rwego aho bazimya akubaka ibikoresho byabo bya Satani. Biteye ubwoba n'isoni. Satani akavuga ati mutere haleluya, muririmbe rwose, muterane, ariko ubugingo bwanyu ndabucakira. Babe nk'amafoto ari aho gusa, by'umurimbo biri aho gusa, byo guceza biri aho. Igicaniro cy'Imana, gutekereza gusa ngo urasura umukozi w'Imana wahindaga imishyitsi. Ariko ubu ni byose ibiteje agaciro abantu byose baruhukirayo. Kuva ngo urahamagara umuntu w'Imana byabaga ari hatari. Avuga ati nimuhamagara imbaraga ze zirantwika. Ariko ubonetse wese uvuye hehe uvuga ibigambo bidakwiriye ahamagara. Agatinyuka guhamagara telefone umuntu w'Imana. Haba by'amatiku aramuhamagara, ibyaha by'abaci. Kubera iki? Agasuko k'abadayimoni kateye abantu kubera igicaniro cy'Uwiteka cyazimye mu bantu. Igitinyiro cy'Imana kiragenda, ariko Imana igiye kongera kudugaruka mu izina rya Yesu. Wasengera umuntu yabageze uruhande rwa ati Imana iramerera nabe kanihane byose, ariko wasigaye bateka imitwe ku bantu b'Imana. Wamwihanisha ureka Imana imbabare muje burakare, imbabare gucumura, bare guca imanza, ugateka ko yaturi ibindi bihari ukabura kandi byuzuye. Kumenyera iki? Imbaraga z'Imana. Kumenyera iki? Imana. Kumenyera iki? Umuntu w'Imana. Ariko Mwuka Wera arangiye yongera duha imbaraga kwereke. Mwuka Wera aza akora akazi kayo. Biraba ngo dukora duhinda imishyitsi Uwiteka. Umuntu ajya mu nzu y'Imana akagira ngo ajye muri salo y'iwabo, akagera uko yambara uko ashaka da, akambara uko yishakiye, ngaho imikondo iri hanze, za deshire, tuzabasona imyenda y'abadayimoni uko yitwa.
abantu sigaye barimba imyenda ya satani ku manywa y'ihangu bakumva bari feri yabyo kandi barize sha amasomo mwatayeho mwe mwicaye ku ntebe bwenge bwaratakaye kera. Eliya arasenga igicaniro cy'Imana umuriro uramanuka baravuga ngo Uwiteka ni Imana abahanuzi arabamba gusogota arabica vuga ati mwebwe musuga izina ry'Uwiteka sha Mana turengeye tuyiboneka turengera ikarengera igihugu cyacu none kwisuzuguza ibigirwamana nko muri kino gihe umuntu asigaye yubaka yakubaka kikubakira na Nyabingi mu cyumba tuzarebe uzayiba mu wariwe ariko sha umurenga usiga inzara ntituve muri Nyakatsi ejo bundi ntimubizi tugize amabati ntitugize amataje umuntu asigaye agira icyumba akajya n'icyo gucuraguriramo ariko kanyema niyo nyituranye barimo guha Uwiteka biravuga ngo nimugera kuri ibyo byose mukarya ntimuzibagirwe ntimuzanye ngo ni amoko yanyu yabikoze amoko yanyu imbaraga z'Imana Imana iguhinduye debile wajya mu kazi gutese subiza se ubyutse ugasanga Imana guhinduye debile urimo kwiciraho inkondo utazi naho waramukiye utazi n'iwanyu utaniyize wajya mu kazi utakora ayo mafaranga uvuga ufite witumaho wicaye ariko sha abantu muratangaje kwera mwongera mushaka Imana muririre bugingo bwanyu birabanga abagore bazi kurana muboroge murirwa mu matiku gusa y'amakaritsiye bwe nta bindi aho gusengera igihugu muri aho gusa aho gusengera itorero rya Yesu muri aho gusa ng'abakozi Imana se bahe muri aho mwongere mwegere Yesu mwongere Uwiteka musenge bicaniro by'abadayimoni mujugunye imiti mwavanye mu bapfumu mu isasirane mukayerosa harajye baroga abagabo babo ngo babigorye mu rugo muzahuranisha harajye baroga bashakanye muzahuranisha rirabazi ahubwo murahungira ese kumwanze kungira kuwiteka birabangwa niwe bwihisho bw'isumba byose la boshere mandoze bisekotafo Mani dufashe mundi busha gicana cy'Uwiteka nikikazime giwere cyaka ntikigasinza abantu barasinziriye birenze ukwemera hura n'umuntu ugasanga atsu umuntu abantu mubona mutembera hano mwise benshi ntago ari abantu benshi n'abadayimoni bafite amashusho y'abantu reka tegeza ari umushake rero kuko namwe barimo kubashaka abadayimoni bashaka abadayimoni iyo ushatse umuryango n'umuntu kandi dayimoni ntago rumara kabiri n'amasegonda kabisa bikaba birimo gusa izina ry'Uwiteka rero Imana ibaha imbaraga Imana iduha imbaraga ibicaniro by'imbaraga z'Imana by'agakiza bicaniro byo gukizwa ibicaniro byo kwera imbuto bigaruke kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro musenge ubugingo bwanyu musenge igihugu kugira ngo Imana ikomeze kuturengera kuturinda ariko duca bugufi cyane gituma Imana itwonga iminsi yo kubaho nubwo duce bugufi imbere ya Kristo none twishyira hejuru ahazaza hacu ni habi cyane Imana itugere neza itangira ry'umuntu si cyo kibazo ariko iherezo ry'umuntu nicyo kibazo watangira neza ubu ukaba umeze neza ariko iherezo ryawe rikazaba ribi cyane ukicuza n'impamvu waremwe rero Imana iduha imbaraga ntawifuza gusaza nabi ntawifuza kurangiza urugendo rwe nabi ariko se urisungane muri ibyo yavuze ngo nisuze umukiza ukomeye wisunze nde ibyo bishingikije ni ibiki
ongera utumbire ijuru, uhamagara Imana. Ibyo byatuma kugira ubwibone ukubite hasi, teje agaciro ibitabwa Imana. Yakuremye, yaguhanze, ikakurema, kaguha Yesu ngakubera icunga ubugingo bwawe, wongere ubucire bugufi kugire neza nk'Imana. Reka dusenge. Mwebwe warazimye, igicaniro cyarazimye muri wowe, tugusabira imbaraga z'Imana kugira ngo Imana ikwatse kugire neza, iguhe imbaraga zo kunesha. Kandi wowe wacitse intege, wowe wasubiye mu nzira idakwiriye, wowe wishyiraga hejuru, wongere uce bugufi, Imana igongera igicaniro cy'agakiza buri rundi busha mu izina rya Yesu. Mana nziza usumba byose, turagushimiye kuri Uwiteka. Twacitse intege, ibicaniro byacu byarazimye, duhe imbaraga zo gucanirwa, wongere duhe gusenya ibitabwa Imana mu izina rya Yesu Nazareti. Urengera igihugu, urengera itorero ryawe, urengera abera. Lebo shayima ndoze kuta beri yazonema, abantu birasa ibitabwa Imana ntibirata izina ryawe, ariko Yesu zemi ekudefo. Turagusabe tukwinginga mu mbabazi zawe dukize mwami imigambi ya Satani. Ezebeli yamenaguye abantu benshi, Ezebeli ari imigambi ya Satani yatwaye benshi, ariko Uwiteka umuriro wawe uzutwikurimbure imikore ya Satani yose mu izina rya Nazareti. Ngaho turagushimiye kuri kumwe natwe, kandi utanze imbaraga bundi busha mu izina rya Yesu Kristo Yesu. Amen. Imana umugishe bajyane neza nakagaruka mu ijambo ry'Imana, ukwatse mu gukora shaya, kandi utuma ijambo ry'Imana rigera kuri benshi. Ube maso, mbe maso, kandi igicaniro cy'Uwiteka gihere cyaka buri munsi kuri wowe nanjye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom.